Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro tuganira ku muntu mwiza, ikiganiro tugaruka ku ngingo y'ubukristo ndetse n'imibereho ikwiriye ya gikristo. Rero muri aka kanya amasaha y'ikiganiro yageze ndetse n'abantu turaza kuganira bamaze kuhagera. Rero reka mwese tubahe ikaze muri gahunda y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho dufite ingingo itubwira ngo akamaro ko gukora. Rero kubera yuko ari ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, reka dusabe Mboneza Thomas ace bugufi adusengere, hanyuma dukomeze gahunda y'ikiganiro. Mbere yuko dukomeza n'ingingo yacu y'uyu munsi, rero mube hafi mwitegure kugira ngo tubane mu kiganiro, kandi ababishoboye murarika n'inshuti, wenda ku bantu batabashije kugikurikira aka kanya bitegure kuzagikurikira kuri YouTube ivugurura n'ubugorozi. Reka mwene data adusengere. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko wabanye natwe, bana n'abadukurikiye, waraturinze, uduhaye uyu mwanya kugira ngo twumve inama zawe, uhabwe icyubahiro. Amen. Ngaho ari twe n'abadukurikiye aho twarangaye utubabarire, duhe gutunganya ibiri imbere yacu, bidutera imyiteguro nuza uzaduhemba ikamba ry'ubugingo. Amen. Ubwo duciriye iyi nzira kugira ngo ijambo ryawe rigere kuri benshi, uturinde, ubarinde, kandi n'izi nzira uzirinde, tubyatse mu izina rya Yesu. Amen. Dukomeza n'ikiganiro cyacu nk'uko twari tubabwiye, abatumirwa cyangwa se abaturagaza gufatanya ikiganiro bamaze kugera muri studio. Reka duhere ibumoso bwanjye twivuga, ariko ngewe muri kumva uyoboye ikiganiro nitwa Dusabane n'Imana Ernest. Reka duhere ibumoso, hanyuma dukomeza n'uburyo twivuga amazina kugira ngo abadukurikiye bashe kumenya abo bari kuganira nabo. Murakoze cyane, amazina nitwa Habihirwe Elise. Murakoze abadukurikiye, ku mazina nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Tubahaye ikaze, ku mazina nitwa Mboneza Thomas, kandi nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane, abo nibo tugiye kuganira. Wenda twari turi kwibwira abari kuri Radio Rise, wenda n'abari kuri YouTube, nubwo bamwe musanzwe mubamenyereye cyane ko ari n'abakozi bitangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero reka dufatanye muri iki kiganiro. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo akamaro ko gukora. Rero reka dutangire wenda dusobanukirwa insanganyamatsiko, twibaza ngo mbese gukora turi kuvuga ni ugukora, ni kujya ku kazi, ni ukuba ufite ahantu ukora, ni ukuba umuntu wenda afite umuntu wamuhaye akazi gusa. Gukora turi kuvuga ni ukumeze gute, tugiye kuganira inyungu zako. Reka duhere kuri Ntakirutimana dusobanurire gukora tugiye kuvugaho uko ariko. Murakoze kuba dukurikiye. Gukora kuvugwa ni kwa kundi kwavuzwe mu cyumweru kirema kikirangira, Adamu ashyirwa mu Edeni, Itangiriro 2:14. Ahanditse ngo 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Kubazi amateka ya Edeni, ntabwo muri Edeni hari inzara, muri Edeni nta mujura wari waragezemo, muri Edeni nta muruho, n'ubu abasenga baharaniye kuzaba hameze nko muri Edeni. Ariko mu munezero wa mwene muntu, kugira ngo abashyitse atunganye aguwe neza, Imana yamugeneye gukora akoresheje amaboko. Ubwo gukora kuvugwa turi buganire uyu munsi ni ugukora dukoresheje impagarike yacu, igakora imirimo. Wowe waba uri we wese, uba mu biro, ukize, ukennye, uri umusirimu, warizuzwi, ni ugukoresha impagarike yacu. Nicyo kiganiro cyacu. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwo icyo dushaka kugira ngo abantu banamenye
nubwo hari igihe umuntu ahamagarirwa kugira inshingano runaka akora zimusaba wenda gukoresha urugingo rumwe rw'umubiri, ugasa hari abantu ubuzima bwabo bukesha kuba bakoresha ubwonko gusa, wenda cyane cyane nk'abashinzwe gutekereza akaba ari cyo kintu bakora, ariko turashaka kugira ngo bibuke ko n'amaboko bafite Imana yabahaye kugira ngo akore, Imana yabahaye amaguru kugira ngo akore, yabahaye ibitugu kugira ngo bibashe gukora, kubera yuko Imana iza kubona yuko ibyo ngingo zindi batazazikena ntihari kwirirwa izibaha. Ubwo yazibahaye rero bige kuzikoresha. Noneho n'abantu bakoresha amaboko nabo n'abakoresha imirimo y'ingufu bige kujya bagira igihe cyo gukoresha ubwonko bwabo kugira ngo impano z'ubwenge bafite nazo zitazadindira. Reka tuganire ikiganiro cyacu wenda kiri mu ngingo navango ni 5. Hari uburyo gukora bigira umumaro mu bijyanye n'imiterere y'impagarike y'umuntu n'imikorere yayo ndetse no kwivura. Hari akamaro ko gukora turaza kuganiraho mu bijyanye no kwaguka k'ubwenge. Hari umumaro wo gukora ariko bigendeye ku bijyanye n'imyemerere cyangwa se iyobokamana ridutegeka gukora, cyane ko tumaze gusoma ko Imana iri mu muntu yamutegetse kujya akora. Noneho hari indi ngingo turaza kurebaho ni akamaro ko gukora mu bukungu, ubwo n'igihombo cyo kudakora nabyo biba birimo. Hanyuma n'akamaro ko gukora ariko bijyanye no gukora no gutoza imico no kurema imibereho myiza y'umuntu. Rero noneho aho niho ikiganiro cyacu kigiye kuba cyubakiye. Twagira ngo mubanze kumenya aho turaba tugeze naho turaza gusoreza, ariko buri wese ugiye gutega ikiganiro amatwi ye kucyumva gusa, ahubwo ngo birangire aho ngaho, ubwo acyumva ariko azanashyira mu bikorwa. Rero reka dutangire twibaza ngo ese ubundi gukora bihurira hehe n'iyobokamana? Turagira ngo umuntu ufite igisubizo hafi arita adusubiza, wenda duhere kuri Elize adusubize, adusobanurire gukora bihurira hehe n'iyobokamana. Ubundi ni ngombwa ko umukristo akora cyangwa se umuntu uva ko yemera Imana? Urakoze cyane. Ni ngombwa ko umukristo akora, dore ko nk'uko bari bamaze kudusomera ni nayo yatanze akazi bwa mbere, iha Adamu na Eva umurimo muri Edeni, wari umurima mwiza. Ntabwo gukora byazanywe nuko ubukene n'ingorane bije mu isi, ahubwo ibyo bitaraba yabwiye abari barimwe ngo muzajye mukora muhingire uyu murima. Ubwo akazi katangiye mu itangira rya mbere ry'imibereho y'abantu mu isi. Rero kuko ibijyanye n'iyobokamana cyangwa iby'umwuka nyine ari ukwemera iyo mana, ubwo gukora bifitanye isano ikomeye n'iby'umwuka ku rwego runini. Twabivuga mu ngingo zitandukanye, wenda nk'enye cyangwa 5. Icya mbere, gukora bikingira ibishuko. Yego. Icya kabiri, gukora nuko kuko mu by'umwuka dusabwa no gutanga, gukora bituma umuntu abona ibyo atanga. Impamvu mu Migani 19:6 mu gitabo cya Bibiliya haranditse ngo kandi abantu bakunda utanga. Yego, ngira ngo na Paulo igihe yajyaga gukoresha amaboko ye aboha amahema kwari kugira ngo yikenure ndetse akenure nabo bari kumwe. Bivuze ngo umukozi w'Imana agomba gukoresha amaboko, nubwo yabwiriza ubutumwa ariko ako kana kakitaho. Niba Paulo yari umukozi w'Imana ariko akanabwiriza akajya no kuboha amahema kugira ngo yite ku bari kumwe, biri mu nshingano z'umukristo. Yego. Kandi twavugaho nuko gukora ni umugisha. Yego. Ni umugisha Imana yahaye abantu. Mbese muri magufi usomye wenda nko mu gitabo cy'intambara ikomeye, intambara ikomeye page 51, hari amagambo twahasoma atubwira ati aratubwira ngo page 51 haratubwira ngo uburere bwari ishuri ry'umuruho no kubabara, ariko bwatumaga babaho neza. Ibyo bikaba ari by'umuntu waguye mu cyaha akeneye. Yego. Mbese umuntu waguye mu cyaha akeneye imirimo,
bwa mbere ariko hakiyongeraho no kuba umurimo wamutera no kuruha. Burya kuruha si umuvumo, ahubwo bifite icyo bimariye umunyabyaha. Niryo shuri Imana yamushyiriyeho ngo rimwigishe kandi rimukuze. Ubwo mu by'umwuka rero umurimo wakurinda ibishuko. Mu gitabo cyitwa Inama ku babyeyi, abarezi n'abanyeshuri hatubwira ngo ni paje 220, haratubwira ngo gukora birinda umuntu ibishuko. Babivuze muri aya magambo 220. Haranditse ngo umugambi w'Imana wari uwo gukosora ikibi cyinjiye mu isi kubwo kutumvira k'umuntu binyuriye mu gukora. Ni ukuvuga ngo umwe mu miti Imana yabonye ko ari ngombwa ko abantu dutuye mu isi tugotomera tukawunywa, navuga ngo ni kire buri muntu wese yagenewe. Yategetswe gukora kugira ngo bimurinde ibishuko, bimurinde kononekara. Imbaraga z'umubiri zagwingiye, navuga ngo zazahaye, zongere kuzahuka. Kuri iyi paje bakomeje bagira bati gukoresha amaboko imirimo ivunanye bishobora gucogoza imbaraga z'ibishuko bya Satani no gukoma mu nkokora umuvumba w'ikibi. Murakoze cyane. Noneho ndagira ngo aka kagingo nubwo twatubwireza ngo agasobanure tukaganiraho nk'itsinda ry'abantu turi kumwe hano. Noneho twibaza ngo ese umurimo kuba abantu wenda hari abantu bavuze gukoresha amaboko, kuba abantu bakoresha amaboko bakoresha wenda niba ari umuntu ufite akazi, hari abantu bagira imirimo agenda agategura mu kwezi kumwe cyangwa se akaba hari ukuntu bite n'ubukungu yubatse ashobora kumara igihe runaka adakora, noneho ariko ibyo akenera akabibona mu buzima busanzwe. Uwo muntu aba abohowe ku murimo. Murakoze. Tunashimangira ku cyambere cyavuzwe akamaro k'umurimo n'iby'umwuka, aho bihurira n'iby'umwuka. Yego. Bari babivuze ku buryo gukora birinda ibishuko. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo n'uwa mbere urupapuro n'u162 hari akagingo kitwa ubunebwe ni icyaha. Yego. Ubunebwe by'ubwabyo ni icyaha. Neretswe ko ubunebwe aribwo nyirabayazana w'ibyaha byinshi. Abafite ibiganza bidakora n'ubwenge bubereye aho ntacyo bukora baba bafite igihe cyo gutegera amatwi ibishuko by'umwanzi. Ariko amaboko y'abanebwe aba rwose yiteguye gutwarwa na Satani, ariko ubwenge n'amaboko bihora bifite ikibihugije biri gukora, ntabwo bijya bibona akanya ko gutegera amatwi ibishuko by'umwanzi. Ndetse baranandika ngo les parents devraient enseigner à leurs enfants que la paresse est un péché. Ababyeyi nibigisha abana babo ko ubunebwe ari icyaha. Batanze isomo ryo muri Ezekiel 16:49 ririya rivuga Sodoma irimbuka. Nubwo tuzi ko yazize ubusambanyi n'ibindi byaha n'ibindi bibi byinshi, ariko mu by'ukuri mu byo yazize ubwo busambanyi n'ibyaha byatewe ngo n'umudamararo n'ibyo kujya byinshi babonaga batakoze. Ubwo rero uyu murongo ngo ababyeyi nibongera bawigishe abana, ubwo nashimangiraga ko umurimo ufitanye isano n'iby'umwuka, kuko umuntu uhugiye ku murimo ntabwo ajya abona umwanya wo gutegera amatwi amanjwe n'ibishuko. Noneho uyu murimo uvuzwe ni muri rusange. By'umwihariko rero nko mu nyandiko badusomeye muri iki gitabo cy'inama ku babyeyi, abarezi n'abigisha 220, imirimo noneho y'amaboko ivunanye itera kugwa gacuho ni inahamanya n'itegeko rya 4 burya. Bivuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, ngo mu 6 ujye ukora, kwa 7 uruhuke. Uwaruhuka atakoze abayisha isabato. Birakwiye ngo ukore uruhe, noneho uzaruhuka ube wubahirije isabato. Nese waruhuka ntacyo wakoze ukaba waruhutse ibiki? Ntabwo bishoboka. Kubw'ibyo rero kuri iki cya kabiri warubajije tese abubatse ubukungu, ibyo wabo bikaba bihagaze neza, baba bo basonewe babohowe ku murimo buryo batagomba gukora. Ubwo twagaruka muri Edeni. Edeni niho hari heza. Edeni badapfa, Edeni badasonze, batanyagirwa, batagwara, nta cyokere. Niho Adamu abwiwe ngo hingiriye ingobyi
nurangiza uyirinde. bivuze ko n'abakungu nibakore, kuko umukungu wa mbere tuzi na Adamu wari ugituye kwa se ariwe Mana yategetswe gukora. n'Imana irakora mu minsi 6 ngo yarakoze iraruhuka, igeze kwa 7 ishyiraho umunsi wo kwizihiza umunezero w'iby'Imana yakoze. Rero abantu bumve ko kuba wagenda niba ari umutwaro utwaye ukumva aho magiye ibyo bikava mu mubiri, ntago mu by'uko ari umwaka uhuye nawo, ntabwo ari umwaka. Muri Yohana 5:17 n'ubu tuvugana, Yesu arabasubiza ati data arakora kugeza ubu nanjye ndakora. n'Imana iri ku kazi kandi ntabwo ikennye. Ari umuntu nigeze kubona bano bantu bajya bandika utuntu, ujye ubona hari igihe rimwe na rimwe tutari mu bwenge bwinshi, ariko hakaba igihe dutekerejeho ukabona ko ibyo bintu bisobanutse. Aravuga ngo Yesu nk'umubwiriza mukuru yari umubaji, yari afite umwuga wo kubaza. Petero yari umurobyi, Pawulo yabaga amahema. Pawulo yabaga amahema. Petero yari asanzwe afite umwuga wo kuroba. Yego. Noneho aravuga ngo niba umuyobozi w'idini ryawe nta kazi agira, umujura, uzabijya umenya ko ari umujura. Noneho ubyibajijeho usanga nta mubwiriza wabaho waruta Yesu, kandi mu gihe yamaze mu isi yigishije ibintu byose byari bikenewe kugira ngo umuntu abe atunganye. Pawulo yakoze akazi kose yasabwa gukora, ajye no gutabaruka. Aravuga ngo narangije urugendo, narenze ibyo kwizera. Mbese bigaragara yuko umurimo w'Imana awushyizeho ikimenyetso. N'aba Petero bujuje inshingano yabo, kuko Yesu yabwiye ngo mugende mwigishe mu mahanga yose, isi yose yemeye ubukristo binyuze mu gihe cy'intumwa. Rero uribaza uti se ni gute umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana wamugane wo umuntu aba nta kazi agira? Ugasanga aravuga ngo aziyigisha iyobokamana gusa, nkaho azaryigisha kurenza Yesu wari hanze. Reka icyo twakivugaho kuko cyo kiranakomeye. Ni nabwo abantu bafite inyigisho z'ubuyobe zijya zibwira abantu. Hari imvugo njya numva muri monde protesta, mu isi ya giprotestani, kumva umuntu aravuze ngo reka ngo muri minsi ngo byaremeye. Ubwo ngo iyo byemeye rero ntibaba bagihinga, ntibaba bagicuruza amakara, ntibaba bakimena amabuye, ntibaba bagikata icyondo, hari akayira babonye ko kwicara bakarya gusa nk'ibyana by'inyoni biri mu cyari. Ariko dushimangiye ibyo Pawulo yavuze, abantu badukurikiye nimumva iyi mirongo. Uwa mbere uboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 32. Ubwo yarateranije abakuru b'itorero mu Efeso, yarababwiye ngo ubwanyu muzi ko aya maboko yanjye ariye yankenuraga ibyo nkennye nabo twari kumwe. Ubwo kubabizi mu byakozwe 18 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 3, yarasanganywe umwuga wo kuboha amahema niwe yakoraga. Mu Bakorinto ba mbere 4 uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku wa 13, Pawulo asubiramo ngo dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Noneho arongera agiye no gutegeka twebwe ababwiriza butumwa bagenzi be. Mu rwa mbere rwa Timoteyo 5 umurongo wa 8 aravuga ngo niba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, ngo bayihakanye ibyizerwa, ndetse ababaye mubi akajya hanyuma yutizera. Muri kondisiyo mu byo dusabwa ngo tube turi ababwiriza butumwa bujuje ibyangombwa, harimo no kuba dufite ibyo dukora bimeze nka Pawulo wabohaga amahema. None hagera n'ubwo ari mu Batesalonike ba mbere igice cya 2 umurongo wa 9 n'igice cya n'urwa 2 rw'Abatesalonike 3 umurongo wa 7, haravuga ngo ubwanyu muzi yuko tutigeze tugira uwo muri mwe turemere. Koresha ijambo kuremera. Igihe cyose ubaho urya ukarya kandi ntacyo winjije, amaboko yawe ntacyo yinjije, nubirya uzaba uremereye rubanda. Waba ubizi, waba utabizi, waba warakoresheje amayere ukabemeza, ubiriye wawe uremereye rubanda. Kuko ahandi ho yaravuze ngo iki nicyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ko umuntu wese udakora atagomba no kubikoramo. Ibyo ni itegeko. Noneho kansomira ijambo rito yenda ni abakozi babwiriza ubutumwa cyangwa se gospel workers 236. Umurimo n'umugisha ntabwo ari umuvumo. Umwuka w'ubunebwe ukuraho kubaha Imana kandi ukababaza umwuka w'Imana. Umwuka w'ubunebwe ukuraho kubaha Imana kandi ukababaza umwuka w'Imana. Ikidendezi kidatemba giteza akaga, ariko isoko nziza itemba
ikwirakwiza ubuzima n'umunezero ku butaka. Pawulo yari azi ko abirengagiza umurimo w'amaboko badatinda kugira intege nke. Izavuze n'izo mu by'umwuka. Kudakora rero ubuzakorakozwa. Wenda iri mu ngingo twayisobanuye wenda mbere yuko nambona zagira icyo ivugaho, nagira ngo wenda abantu babyumve ko mu bintu biranga ko umuntu ari umukiranutsi agomba kuba akora kandi agatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Ngiye ndifashishije isomo riri hano muri Zaburi 128 bari kuvuga iby'urugo rwiza, baravuga ngo hahirwa umuntu ubaho Uwiteka akagendera mu nzira ze kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Yego. Ubwo rero umuntu wumva yuko azariganya abantu akabwira ngo ngende umukozi w'Imana ariko agahembesha ku itorero, kandi tuzi yuko ibihembo by'abakozi b'Imana Yesu aravuze ngo ababiseze bazahembwa ibi biruta ngo mu gihe cyo guhindura byose. We rero niba yarageze igihe cyo guhindura byose ntago tubizi, cyakoze hari imigisha Imana yagennye ko abantu bitangira umurimo atarabaje guca inshuro mu iyobokamana babona mu buzima busanzwe, ariko ntago ibi yibahaye kubera yuko barajya kuyishyuza mu itorero cyangwa ibumushahara, ahubwo batungwa n'imirimo y'amaboko yabo, bivuze ko bagomba gukora. Reka tubaze Mboneza icyo yongeraho, hanyuma wenda twimuke tujye ku yindi ngingo niba ari n'undi muntu uraza kwivugaho, hanyuma tukomeze ikiganiro. Murakoze. Iyo durebye neza ndetse tugasoma mu nyandiko zitandukanye yaba Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, dusanga kudakora no kwanga kuvunika ari wo muzi w'ibibi byose. Yego. Nko mu Migani igice cya ngira ngo ni igice cya 18. Yego. Niho handitse ngo ugira ubute ku murimo we bameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi, kandi umurimbuzi ni Satani. Bigaragara ko umuntu wanga gukora akaba umunyabute agashakisha uburyo, kuko uko biri kose nawe abariho kandi abariho ari uko yariye, ndetse rimwe na rimwe niba nifite n'umuryango nawe urarya, burya yabarya yariganije. 18:9. Rero burya ngo aba ari umuvandimwe wa Satani, kuko baravuze ngo ni umuvandimwe w'umurimbuzi, kandi umurimbuzi ni Satani. Bigaragara ngo burya baba bavukana, kandi abavukana burya bagiye bagira ibyo banahuriraho. Niyo mpamvu umuntu wese yagerageza gukoresha ubundi bwenge butandukanye, hari niba nabwita ubwenge cyangwa se niba nabwita ubupfapfa, ubucakura kuko ntabwo ari ubwenge. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero umuntu ushakisha uburyo abandi bavunika akabaho, ngo ni umuvandimwe wa Satani, ni umuvandimwe w'umurimbuzi. Rero ko badukurikiye bumve neza ko umuntu wese agomba gukora. Hari ikindi wigeze kuvuga tese, hari abantu bakora imirimo itabasaba ko babiri byuya, itabasaba ko bashobora kuvunika mu buryo bw'umubiri. Ahari abo bantu bo iyo mirimo irahagije. Oya, dukurikije akamaro ko gukora. N'impamvu mu mahame ane akomeye Imana yahaye umuntu ikimurema. Irya mbere kwari ugukora, yagombaga gukora, yagombaga kurya, yagombaga kuruhuka, yagombaga kororoka. Ikintu cyose rero Imana yashyizeho, iyo uramutse ugikuyeho ukagisimbuza ikindi kubwo impamvu izo arizo zose, ntabwo Imana yari yarigeze iteganya yuko tujya duhinga ngo tujyane ku isoko abantu bagure. Ahubwo Imana yari yarateganije ko twese duhinga, ahubwo umuntu yajya asonza agasoroma akarya aho yabageze hose, agasoroma akarya, yamara guhaga akigendera. Icyaha kije gituma habamo ho kwikubira, habamo abantu bagenda bikubira cyane, ko wasobanuye mbere yabivuzeho ko Adamu yari umukungu. Ku isi tujya tugenda dupfa ubutaka, dupfa imbibi, ariko Adamu ntawe bari bagabanye. Isi yose yari iye. Kandi ubutaka bwareraga ariko agakora. Rero natwe byashoboka ko umuntu yaba afite iyo mirimo, ariko wagira akarima ku rugo uhinga, wakumva hari uwo bari bujye guhomera inzu naho ukajya gukata icyondo, nubwo waba ukora mu biro, ibyo bigufasha kunanura ingingo. Wazinduka mu gitondo ukagenda ukazamura ijerekani y'amazi, ugiye koga nubwo waba ufite amazi, kugira ngo nawe ugire icyo ukora, kugira ngo nawe ingingo zawe zishobore kuba zimerewe neza. Rero niyo mpamvu nabo bantu nabo bakorera mu biro baba bicaye,
imbere ya za kompiyuta, nubwo nabyo bifite ahandi bibavuna, ariko Imana yagennye yuko tugomba kuvunika umubiri kugira ngo tubone ibyo turya bitume tumererwa neza. ngira ngo ni uburyo bwiza wenda tunabivuzeho. Hari abantu usanga bafite imyumvire itariyo yuko ubwo bumva bakize, wenda ubwo hari igihe yigeze akora imirimo bamubwira yuko isuzuguritse, ndagira ngo amubwire ko abantu babashuka nta murimo wo usuzuguritse, kuko niba umurimo ukorwa hari umuntu ukeneye, hari umuntu ukeneye iyo serivisi ukabasha kuyitanga, nta umurimo nta gusuzuguritse. Icyakoze keretse naba ari icyaha bwo ukajya kugikora, bwo uzawusuzuguritse nubwo abantu bagukomera amashyi uzamenye yuko ari bibi. Ariko reka mvuge ngo niba ari gukora isuku, arakaba ari ahantu ugomba gukubura, ari ku muhanda, abantu hakaba hari umuntu uhagira akavuga ati umuhanda usa neza ye, icyo gihe iyo serivisi watanze ni nziza. Wenda umubiri yakuvunnye, ariko kuvunika k'umubiri niko kazi kawo. Uramutse usanze umuntu afite imodoka nk'izi ngizi yatwara imizigo ariko idashobora gutwara n'ikiro kimwe, iyi modoka nta kintu yabimaze, yabira aho ngaho ari umurimbo. Rero umubiri w'umuntu ntago ari indabyo nka zimwe zidakora bagiye bategura ku meza, ugasanga urabyo ruhamaze ahantu imyaka 5 ariko rutavaho, rudakura rudasaza, ku buryo barumenyera. Niba ari n'umwana warushukishaga akaba aramaze kurumenyera, umuntu akwiye kuba akora ibyo akora bikayungura amaraso y'umubiri we. Reka twimuke tuve kuri ingingo, ariko abantu bamaze kumenya ko gukora ni ihame ry'ubukristo, nk'uko turwanya abasambanyi, tubwira abantu ngo be gusambana, be kwiba, be kuroga, be kwangana, be kugira ishyari, n'abantu ntibare kubonebwe. Reka twimukire ku kagingo ka kabiri, aho turibaza ngo ese impagarike y'umuntu cyangwa se umubiri w'umuntu mu bijyanye n'ubuzima nk'umuganga, gukora bifasha iki? Izi ni izihe nyungu tuvana mu gukora ako kagingo, ariko tuganiraho noneho dusabe nta kiruta Imana dusobanurire kuri iyi ngingo kugira ngo tuze kubona ko tuyisobanura neza mu buryo bwagutse. Murakoze. Gukoresha impagarike, ubundi umuntu aremwe n'ingingo zitandukanye, ariko ni umugambi w'Imana ko zose zikora. Amaso akareba, amatwi akumva, amaboko agakora, amaguru akagenda, amenya agahekenya. Ingingo zose zirasabwa gukora, kandi mu bitabo dusoma biri hano ku rugero rungana. Hagira urugingo rubangamirwa ngo urundi ruguwe neza, kandi uko kugubwa neza k'urwo rudakoreshwa niko kwangirika kwago. Ubwo rero ni umugambi w'Imana ko buri rugingo rwose rukora. Ariko ibi bintu bigera muri bine byo ndabivuga, gukora bivura indwara, ndaza no kubisobanura nsomye. Gukora bikomeza impagarike, gukora bikingira indwara, gukora bitera imbaraga. Ubu tugiye muri logique mu bintu bisanzwe, umwana w'iyo ruguru ukora, uhinga, wikorera, uramutse umuhuje n'uwo ku matara, ngo banyumva bari kuhumva, wakorewe bafite abantu bakorera, bashyira n'igikoma ku meza, bagashyiramo n'isukari, bakanakoroga, bagaterura bakamuhereza. Mbese icyo batakora ni ukumumirira, ari nkaho n'ibindi bakabimukoreye. Ubahuje mu rugamba rw'ubuzima ni nk'ifuso n'igare, ntago bijyagereka, ntago bashobora uriya yatojwe rero n'imirimo yakoze n'ubuzima yabayemo. Kuba kundi ibintu by'uburezi, hari n'umugani w'Abafaransa bavuga ngo la souffrance fait partie de l'éducation, ngo umubabaro ni kimwe mu bitanga uburere. Ubwo baziga amateka ya Bibiliya, muziga igitekerezo cya Yefuta, ubwo yarabyawe kwa Maraya aho ku ruhande, abandi bana bavuka ku mugore w'umugeni bakamwamagana bakamujugunya, yabayeho nabi. Ubwo nk'ubu twavuga ngo hari yararaga munsi y'ikiraro ugeranije nabo twita bamayibobo buno, arya nabi, ariko akaba oblige yo kurya ateza abana akabaniga akabibaka, akaba oblige yo kurya agiye arakerega mu ijoro akabizana, kuko ntabyo yagiraga. Ibyo byamutoje ubutwari, kugeza ubwo batewe bene se bamwanze, babuze ubaserukira ngo barwanirire, babwirwa ko bafite mwene se bataye wabaye igihangange kubera imyitozo yavanye mu gukora no kubabara. Araza rero arabayobora, ishuri ry'umubabaro ririgisha. Kubwo ibyo no gukora bitera imbaraga,
bivura indwara, bikomeza impagarike kandi bikingira indwara. Sinzi niba yenda mwamfasha nkasoma igitabo kimwe yendamo paragrafi nk'ebyiri. nta kibazo mwasoma. Kansome iki cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, urupapuro rwa 706. Abantu bo aha banyumve, haranditse ngo ubu abantu bari gupfa ubu abantu bari gupfa bashoboraga gukira. Aha tuzengurutse tuhabona abantu ibihumbi byinshi bagakwiriye kuba bafite ubuzima bwiza kandi bakabaho iyaba babishakaga, ariko bakaba barwaye kandi bari gupfa kubera ko nta bushake bafite mu bitekerezo byabo. Batinya ko ubuzima bwabo buzagenda nabi nibakora imirimo. Batinya ko ubuzima bwabo buzagenda nabi nibakora imirimo cyangwa bagakora imyitozo ngororamubiri, mu gihe hariyo bari bakeneye gusa kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Niba batabikora ntibazigera bagira ihinduka. Bagomba gukoresha imbaraga y'ubushake, bakarenga uburibwe bwabo n'ubugoryi bwabo, bagakora imirimo y'ingirakamaro kandi bakibagirwa ko baribwa n'umugongo, imbavu, ibihaha ndetse n'umutwe. Ni ukuvuga ngo abantu batwumva niba byumve, umuntu wese uzi ko aribwa kandi bapima kwa muganga bagasanga umwijima ni muzima, impyiko ni nzima, igifu ni kizima, urutirigongo ni ruzima, ubwonko ni buzima, ariko yarazahaye arwaye, nahaguruka kore, nabyuka igicu kagende, narema isoko azabyikoreye, najye mu misozi ahinge, niyo nzira imwe rukumbi izakiza uburwayi bwe afite. Ubwo rero ndongeraho indi paragrafi iri muri Gospel Workers, page 238, aho haranditse ngo kuba bamwe mu bagabura bacu badakoresha ingingo zabo zose nk'uko bikwiye niyo ntandaro yo gusaza kwa zimwe mu ngingo, izindi zigacika intege bitewe no kudakora. Iyo mu ngingo cyangwa imihore ari byo biruha cyane, urugingo rwakoreshejwe cyane ruracogora rugacika intege cyane. Ubwo muri makeya gukora rwose reka ngiye mvuge ngo ni isoko y'ubuzima. Atari ukuvuga ngo ni ibyinjiye byagugize umukungu, ahubwo gukora kubukora ukabira ibyuya, ukarya wari ushonje, ugasinzira na gacuho, ni isoko y'ubuzima. Mbese abantu bumve ko mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwabo, nk'uko umuntu anywa ibinini, nk'uko umuntu arya, we kwita ko ari uko ukennye cyangwa se kuko hari bitagenze neza. Ntago ubukungu, ntago amafaranga umuntu yinjije amubuza gukoresha umubiri we. Kimwe nuko utava ngo ubwo nariye cyane noneho kamfata umwaka ntarya, ubwo birahagije. Menya yuko ingingo zawe zibesherwaho no gukora. Ngira ngo abantu babizi neza, umubiri w'umuntu ugenda usaza wivugurura ku buryo hagenda havuka ingingo nshyashya nk'amagufwa, uturemangingo twayo. Iyo igufwa rikuze rimwe rigenda risaza, irindi rikagenda ryivugurura. Iri shyashya rero ricongwa no ku muntu ari gukoresha ingingo. Ku bantu bazi abajya bajya mu bihano wenda bibasaba gufungwa, bakamara igihe kirekire bafungiwe ahantu batagenda, iyo avuyemo avamo yaramugaye. Ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye mu gitabo cyitwa Nu Enozamfa, ni icyigisho cya 9 cyitwa ubunebwe. Iryo uvuze baranditse ngo nta kindi kibi kiruta kubaho udakora. Uko kuri n'ababi barakuzi, niyo mpamvu basanze igihano baha inkozi z'ibibi ari ukuzifungira muri gereza aho zidakora. Ubuzima bugizwe n'imihati ihoraho, keretse gusa umunezero n'ubugingo buhoraho tuzabonera hirya y'ubu buzima. Naho ubundi dukwiye guhamya ko gukora, ubutaraga n'ikiruhuko ari ibintu byuzuzanya bidatandukana. Ngo n'ababi ngo baratekereza ngo ni ikihe gihano turaho umugome, ngo twakibonye mu mujugunya aho atazakora, mushyira atemere gukora. Ni umuvumo kudakora nakaga ubugize. Ngira ngo abantu barabizi neza ko abantu bari kurangiza ibihano byabo bafunzwe, izindi serivisi zose umuntu agenewe guhabwa mu isi barazihabwa. Ngira ngo hari nyinshi abantu bakabaye bifuza kubona, ariko utakwifuza kuzibonera muri gereza. Abantu uramutse bakubwiye ati tuzakuvuza n'urwara, tuzakugaburira, tuguha hubaho ubuntu heza kandi ucungiye umutekano, ntawe uzagukoraho,
wakavuga ati ndabyishimiye, ariko hongewe ikintu kibi kurusha ibindi kuba utazagira ukora. Rero abantu bamenye ko we kubaho nk'umuntu ufunzwe kandi nta cyaha wahamijwe n'inkiko. Yego. Kuko ingingo zawe uri gufata ukazifunga nta rukiko rwaguhamije icyaha, uba ari ukwihana ariko kutemewe n'Imana. Hari no kwigenera igihano ariko Imana itigeze kugenera, nta n'amategeko yakikugeneye. Noneho twari turi kuvuga ku kamaro ko gukora ariko mu buryo bwo kurinda impagarike. Noneho muzi ko hari abantu bajya kwivuza bakabwira ngo uzajye ukora imyitozo ngororamubiri, ku buryo ugenda ukishyura umudogiteri akakwicaza imbere akagusuzuma akakubwira ibintu uzajya gukora wakabe warakoze bikakubyarira inyungu, akaguca amafaranga yo kuba guha iyo nama, akaguha niyo nama, ukazajya no kwishyura umuntu uzagukoresha iyo siporo kandi wishyura muri gym kandi n'ubundi utarasubirana ubuzima nk'ubwo wari usanga. Rero buriya abakora ingendo n'abahinga nabo ubwo buvuzi iyo miti bajya bayibaha bate? abantu bakora ntago bavuzwa izo ndwara kuko ntago bazirwara. Abantu bakora imirimo isaba imbaraga ntago bakeneye ubwo buvuzi kuko baba bwihaye mbere, kandi bakabwiha burimo inyungu y'inkubwe kabiri. Yashije urukwi, yego, ubwo yungutse n'inkwi kandi yungutse ubuzima. Yahinze, ubwo nyuma y'amezi anazakura ibirayi kandi yungutse n'ubuzima. Niwe wabyiyikwerereye, ubwo urumva ni inyungu. Mu gihe abandi arema n'isoko n'ayo mahirwe yari yiboneye, aho kugira ngo ibyo birayi azabyikwereye ku rutugu agashaka n'umukarani, n'ayo mahirwe yari abonye akayapfusha akayatangaho n'amafaranga. Rero abantu be gufata ubuzima bwabo, hari imvugo mu kiganga bajya bavuga ngo ntabwo amagara aragira umwasama. Ubuzima bugucika uri gukina uvuga ngo ndasirimutse bambonye banseka, ariko iyo ugiye kwivuza wasabye boss uruhushya ngo nzajya kwivuza, hakaba igihe indwara ziterwa n'ubunebwe zo ziba ari indwara z'ibikatu, ntabwo ari indwara urajyana kuri centre de santé ngo bakuvure, ntibanayibona, mituweli ntiyayivura, ubu urajya gushaka umudogiteri kabuhariwe kuko uba wumva uribwa, ubwonko ari ingingo ari nzima, ahubwo ari ukubera yuko wazifunze nyine, wazibujije umudendezo wo kwisagazura no kugira ngo zivugurure. Rero abantu bumve ko gukora ni ukurinda ubuzima, ni ukurinda ubwonko, byagura imikorere y'imitsi, birinda imikaya, bikarinda amagufwa yawe. Ndagira ngo wenda abantu babyumvishe kandi mujye mumenya ngo ibintu Imana yategetse, kuko ari yo muremyi w'umubiri w'umuntu, niyo yagennye ko umubiri w'umuntu uzajya ukora. Abantu ukora ko dukurikirana n'abantu benshi babizi, iyo uguze igikoresho reba kataloge yacyo. Yego. Kataloge ikubwira amabwiriza niba ari telefone idacagingwa, idatizwa sharijeri, ku buryo utavuga ngo ubwo iyi sharijeri yapfuye ndafata indi bari nshyiraho. Niba ari n'imashini ya computer ureba umugozi wayo akaba ari ushyiraho, kuko buri mashini yose bigenewe umuriro igomba kwakira, ku buryo ushyizeho ikindi kintu cyayica. None umubiri w'umuntu kataloge yangira ngo ni Bibiliya niyo ibwira umubiri w'umuntu, ubwira umuntu ko yakoresha umubiri we mu buryo uwawuremye yawugenewe kujya ukora. Rero reka tuve kuri ingingo ivuga akamaro ko gukora ariko bijyanye no kurinda ubuzima bw'umuntu, ariko tukaveho abantu bakumvisha, kuko ntago dushaka kugira ngo tuzahura uri gusaba inkunga yo kwivuza indwara watewe n'ubunebwe cyangwa se no kudakora, ahubwo dukwiye kuba duhura uri gushima Imana ko umurimo wagukijije. Wenda reka dusimbukire ku kandi kagingo, akamaro ko gukora ariko bijyanye no kongera ubwenge cyangwa se imitekerereze y'abantu. Kwagura ubwenge, reka nabyo tubivugeho. Kongera ubwenge, hanyuma tubaze Mboneza Thomas agire icyo atubwiraho, hanyuma namara kwivugaho turaza kwiganaho mu buryo burambuye kugira ngo twunguke cyane kurushaho. Murakoze, kandi n'abadukurikiye bakoze gukurikirana kugira ngo twungurane uku gukoresha umubiri wacu imirimo ishobora kutuvuna, bifite akamaro ku mubiri, ku mpagarike nk'uko mwene data amaze kubisobanura,
ariko ntago bigarukira aho ngaho, ahubwo bifite n'akamaro mu bwenge. Icya mbere ni uko mu bwenge bwacu birinda ubwenge kudindira. yego Umuntu iyo adakora ubwenge busa naho budindiriye ahantu hamwe ntibugire iterambere. Ariko iyo ukora ukajya utekereza ngo ndaterura ijerekani ndayigeza ku mutwe nkoresheje iki, bijya bituma ubwenge bwaguka bukagira iterambere, ku buryo buriya nk'umuntu watekereje akavuga ati wafata igitaka gishyira ku iva kavuna cyavunika, burya yaragize iterambere muri we. Uwatekereje atari ko washaka isuka, burya ubwenge bwari bwagutse muri we. Rero iyo umuntu ari gutekereza akavuga ati hari uwahashyira ifumbire, hari uwahahinga atya, hano wahatunganya gutya, bitera iterambere ry'ubwenge mu muntu, ntabwo ubwenge budindira. Icya kabiri, byagura ibitekerezo by'umuntu. Umuntu atekereza, urakora wamara waruhuka ukongera ugatekereza ejo nzabikorane, nzabitunganyane kugira ngo binoge. Noneho bigatuma ukoresha ubwenge bwawe, ibyumba byose bigize ubwonko bikaba bigenda bibikwamo. Murabizi neza ko iyo umuntu afite inzu, yarangiza inzu ntikorerwemo, ubwayo irasaza, ihita yitwa umusaka. Wa musaka urayisajisha. Niko n'ubwenge bw'abantu iyo budakoreshwa neza bujya bugwa ikinya, noneho ibitekerezo bikagenda bipfapfana, ku buryo umuntu agera mu bandi akabura icyo avuga. Ariko iyo dufata urugero, umuntu ari umuhinzi, iyo hari abantu benshi biga ibijyanye no guhinga mu mashuri, ariko bakazajya bajya gusura abahinzi batabyize, bakanababaza, bajya babaza ngo mutunganya ubutaka mute, wowe akavuga ati tubutunganya muhinga ryari, abwira ati duhinga muri uku kwezi. Ugasanga ibyo hari ukuntu mu bwenge bwe azi ngo tariki izi n'izi nizigera ntaratera nzaba namaze gukererwa. Icya gatatu, bitera ubushakashatsi. Umuntu atangira gushakashaka akavuga ati iyi mbuto yanjye ubwo umurima wayanze ndaza hari guhindura indi. Uwareka bwo mpinze ibigori kabiri uwashyiramwe amasaka, hari ukuntu nazagarura bya bigori bikagira umusaruro uruseho. Buryo ubwo n'ubushakashatsi abantu bagiye bavumbura babikuye mu gukora. Icya kane, byagura ubumenyi. Umuntu muri we ajya agira ubumenyi burenze ubwo yari afite bitewe nuko akora. Noneho icya gatanu nuko bitera gutegera hazaza. Umuntu ajya amenya kuzigama. Umuntu niho amenya kuzigama akavuga ati ibi byo nejeje, ibi ndabigurisha, ibi ndabika imbuto, ibi ngibi bizere iki gihe niki nibyo nzakuraho imbuto. Ugasanga umuntu mu bwenge bwari ukuntu apanga, nk'uko umucuruzi mu iduka rye ajya agira uburyo yapanze ibintu uko bikurikiranye. Yuje ukamubwira uti mpurwembe, ubona ko zakaguha, ntabwo ashakisha. Niko rero uko muri ubwo bwenge byipanze, niko n'umuntu ukoresha amaboko bijya byipanga. Buriya umuntu umenyereye guteka, muramutse muvuze ngo mwembi mujyane guteka, umwe atekera hanunda, mwese muteke bimwe, mwese babibahaye, yagutanga guteka kubera ko abangutse kubera kubikora. ngira ngo mu mvugo bajya bita automatism, cyangwa se kuba ingingo nyine zimaze kumenyera gukora ibintu kubera yuko umuntu abikoze cyane. Ikindi gikomeye nuko bimara ubutandame mu muntu. Buriya iyo umuntu avutse ajya avuka afite ubutandame, ufasha umuntu ukamujyana mu bintu atamenyereye, ujya ubona yabuze aho ahera, bikamara ubutandame. Rero iyo umuntu akora, ubutandame burashira ku buryo ashobora gukora ibintu neza, akabinoza neza. Noneho icyanyuma gikomeye nuko bitera abantu gushinyiriza. Ibi mvuze ndagira ngo nse naho mbihamisha inyandiko nsomye muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ku ipaji ya 396, abafite icyongereza ni 384. Haranditse ngo akamenyero kabika impagarike kangiza ubwonko ku buryo impagarike yose igerwaho n'ingaruka. Urumva ko iyo wowe udakora, ubwonko bwawe burangirika ngo kugeza igihe n'umubiri wawe wose ugerwaho n'ingaruka. Cyane ko ubwonko nibwo butegeka ingingo zose. Iyo rero burya ubwonko bw'umuntu bwangiritse ni nko kuri hedikota, ko ku cyicaro. Buriya kampani yose yagize ibibazo ku cyicaro iba yasenyutse.
ikigo cyose cyagize ikibazo mu cyicaro handi bafatira ibyemezo kiba cyamaze gusenyuka. Rero ngo impamvu gukora ari ingenzi, tugakoresha amaboko yacu, tugakoresha ingingo zacu zose, amaguru agakoreshwa, amaboko agakoreshwa, umutwe ugakoreshwa, akantu kose kagakoreshwa, niba ari ukunama tukunama, niba ari guterura tugaterura, ni ukugira ngo ubwonko bwacu bube buzima bushobore gukoresha ingingo zose. Baravuze ngo abantu bashobora kugerageza kongerera imitsi yumva imbaraga bakoresheje ibikangura umubiri, ariko ikibazo ntabwo kiba gikuweho. Ahubwo ikintu cyagudutera imbaraga ni kimwe gusa, no gukora. Iyo abantu hari abantu bagiye bagerageza ngo iyo hari imbeho ngo ukanywa icyayi ngo imbeho irahunga. Ntabwo imbeho ihungishwa n'icyayi, ahubwo ubukanguye ubusa n'ushituye umubiri, ariko ugashitura imodoka irimo ubusa. Noneho icyo bibyara nuko yangirika moteri. Niko rero n'umuntu yashituza umubiri w'icyayi ntabwo ari byo, ahubwo niba hari imbeho fata uruku rwase. Niba nta muntu ushobora gukwasa yifumbase, ntabwo byashoboka. Niba ubona hari imbeho fata isuka, izo ndabo zawe uzibagarire, aba ari wowe uzibagarira nawe. Rero ibyo byagufasha. Andi magambo ndi busome n'ubundi muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ni umuzingo wa 2 ku ipaje 762 haranditse ngo neretswe ko ku barwayi benshi byababereye ingirakamaro cyane kubareka bagakora umurimo muto, ndetse no kuyibategeka aho kubatera akanyabugabo ko kwiyicarira ntacyo bakora. Igihe imbaraga z'ubushake zishyizwe ku murimo kugira ngo zikangure ubushobozi bwasinziriye, bizaba uburyo bwiza bwo kongera kugarurirwa amagara mazima. Nimukura imirimo yose ku bantu barushye mu buzima, imibereho y'abantu 9 ku 10, iryo hinduka rizagwa nabi imibereho yabo. Uko niko byagenze ku mugabo wanjye uyu watanze ubuhamya. Neretswe ko kuri iyo ngingo gukorera imyitozo ngororamubiri ahantu umwuka mwiza ari ingenzi ku bakora imirimo yabo bicaye hamwe. Bagomba kujya bajya gukorera imyitozo ngororamubiri ahari umwuka mwiza. Ariko niba gukorera imyitozo ngororamubiri ahari umwuka mwiza bizadushoboza, akarimo gato gakorewe imbere mu nzu kazana ikirangaza n'icy'intekerezo zihugiraho. Niba umuntu ashobora kujya gukora imyitozo ngororamubiri ingingo ze zigakira, uramutse ufite akarimo gato iwawe mu mboga, hari abantu bajya bagira umuhati, kashobora kuba afite agapariseri gato ariko agashaka imifuka, agashaka amabase yashaje, amajerekani yatobotse akayacamo, agatunda itaka, kajya yikorera itaka, zanashyira amatsindagiramo, agateramo imboga, za mboga zakwera akabirindura ryataka kongera akaribirindura kugira ngo ryongere ryerase n'urihinze, ugasanga hari ukuntu iwe hasa neza bitewe nuko yabikoze. Rero niba umuntu afite imirimo akora imusaba kwicara, agerageza iwe nawe ategura utwo turimo ajya duhugiraho kugira ngo bimufashe mu ntekerezo. Baravuze ngo ibyo bizazirinda ubwo niza ntekerezo ze gutindagira ku bibazo n'uturwara tworoheje, kandi bizanazirinda kugira irungu. Burya n'umuntu uri wenyine yari gukora ntagira irungu, ariko aramutse yicaye yagira irungu, agatangira kwibaza ati buriya ababyeyi banjye bapfuye nkiri muto, ati buriya nanjye iyo nza gukora ibimba narungutse. Ariko iyo uri gukora agatangira kwiganyira, kandi Yesu uri gukora ntabwo ibyo bijya biza. Rero burya gukora bifite umumaro ku bwenge. Mu byo twavuze dusanze no mu bitabo havuze ko bimara irungu. Bimara irungu, bigakiza ubwenge, ubwonko bugakora neza. Murumva rero nta gisa no gukoresha amaboko cyangwa impagarike yacu. Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Ngira ngo abantu babyumve ko abantu benshi bica gahunda, abo bantu umuntu ubwira ngo tuze guhurira hano hantu wenda saa 1, yarangiza akizira saa 3. Uko kwica gahunda kuba ari ingeso yanduye bite no kutagira icyo akora, kuko asanzwe agira gahunda mu byo akora n'ibingiyo yayubahiriza.
kandi muze ko kwica gahunda akenshi abantu babigira usanga bimeze nk'ubumuga ku buryo udashobora gupanga ngo amasaha aze kuyubahiriza uko yakakwiye kuyakurikiza. Rero urumva ko batubwiye inyungu nyinshi ziva mu gukora kujyanye n'ubwenge, ariko hari n'ubundi buryo dushobora kubivugaho wenda twaguye. Reka twumve mugenzi wacu atugire icyo yongeraho. icyo nongeraho gito ni ugushimangira aka kagingo kavuze kugushinyiriza no gushimangira kano kagingo kavuze ko gukora bimara ubutandami. Abamenyereye gukora baramenyeye nyine, habaye impamvu zitera impinduka mu buzima, kandi ibyo ni ibisanzwe, iminsi ntihora imeze kimwe. Uwamenyereye gukora abo umubiri we baramenyereye gushinyiriza, bibaye kugenda n'amaguru yakihangana, bibaye kuzarya bikoreye yabishobora, ariko utarakoze ntabwo yabishobora. Nabwo bari ubumuga erega, ni ubumuga. Noneho kuriya kuvura ubutandame mu migani niho banditse mu gice cya 24:30 bavuga umunyabute, baravuze ngo nanyuze ku murima w'umunyabute no ku ruzabibu rw'umuntu ubuze ubwenge, nasanze hose ari amahwa, hose ifugwe yarahazimagije, kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. Nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa. Ubwo icyo yasobanukiwe, iyo nyiri uyu murima aba umunyamwete ntabwo baba wararaye, kuko abakora bazi ko batunganya n'imirima yabo. Tuve no mu murima abantu batumva tuvuga imirima gusa, no mu igaraje baraterura. Buriya nyiraryo uri kunda ukoramo azi uko apanga n'utwuma, azi nako bataye katagikenewe, hari agahagika bazi ko ubutaha azakifashisha akakararira. Gutunganya bikomoka mu kwimenyereza gukora. Noneho mu gitabo cyitwa Ibamye by'itora umuzingo wa 2 w'icyongereza 498 haranditse ngo benshi n'abanebwe kubirebana n'ubu buzima, maze ugasanga n'imibereho yabo y'ibyobokamana yarafashwe n'ubwo bunebwe. Umuntu wese utazi gukorana gushinyiriza kandi ntabazi kwita ku byo muri ubu buzima n'imirimo y'ubucuruzi, izo ntege nke mu by'ubu buzima zizanamukurikirana no mu by'umwuka. Ubwo urumva ko no kudakora uburi no mu kaga ko kuzanatsindwa n'iby'umwuka, kuko urugendo rujya mu ijuru ni inzira ifunganye, bisaba gushinyiriza, bisaba kwemera kujya urakora ibyo wihariye udasangiye n'abandi. Ubwo rero kwimenyereza gukora nta gisa nabyo mu gutunganya ubwenge. Ngira ngo abantu bajye bazirikana ko umurimo ni amahirwe Imana twihere kugira ngo tujye tuyakoresha, kugira ngo tube turiho nyine ubwenge ari buzima. Kuri ingingo yo gukora bitunganya ubwenge, reka tuvuge ngo imyuga yose tubona abantu bakora, inganda ziriho tubona inyungu zazo, n'ubwenda tutari twagera ku kagengo k'ubukungu, ariko aho bubatse abantu niba bahari, ubwo bugeni bwo gukora bw'imikorere mishyashya biza kubera yuko abantu bakora. Rero ubwenge bugwizwa nuko buri gukoreshwa. Iyo budakoze buragwingira. Iyo umuntu akoze nk'abantu bakoresha ubwonko cyane cyangwa se bakora imirimo yose kuyitekerezaho, uko ubwonko bukoresha isukari cyane hajyamo amaraso menshi. Iyo amaraso agiyemo ari menshi na oxygen ajyanamo, umutwe urashyuha, imitsi y'ubwonko igashyuha, bigasaba yuko akoresha ingingo izindi ngingo ngo ayo maraso ave mu bwonko anyure muri izo ngingo zari zakonje, asubire mu bwonko amaze gutungana. No mu nama abantu bahabwa iyo bashaka gutunganya ubwonko bwabo kugira ngo bajye bibuka, abantu bibagirwa buri kanya, babwirwa ujye ukora n'imyitozo ngororamubiri cyangwa se ukoresha amaboko. Abantu be kubaho ngo bajye bazamuka umusozi witwa uburiri wonyine, babeho ikintu bazi ko bakwiye guterura ari ikiyiko cyangwa se ifoke igihe bagiye kurya, ahubwo ntibamenye ngo amaboko, amaguru, impagarike igomba gukora, kandi ntago bazaba basuzuguritse, cyo wenda bashobora kuzanengwa n'abandi binjije. Yego. Ariko unundi usetswe n'umusazi se wamuhombye iki? Ntacyo. Rero reka iyi ngingo nayo tuyiveho, kiretse niba hari ushaka kugira icyongeraho, ariko
reka tugire ngo tuyiveho twimukire ku kandi kagingo katubwira ngo ese gukora ni gute byadufasha umusaruro wo gukora mu nyungu z'ubukungu aho dutuye. Iyo tuvuze ubukungu ni ubw'umuntu ku giti cye, ubw'itorero, ubw'umudugudu, karitsiye n'igihugu n'isi muri rusange, kuko isi igwije abaturage badakora baba babaye umuzigo kuri bakeya bakora. Rero reka tubwire Elize kugira ngo agire icyo avuga kuri iyi ngingo, ariko tuze kuyiganiraho nyuma, ariko maze kudusobanurira ibinyungu tuvana mu bukungu ariko tuzivanye mu gukora. Murakoze cyane. Buriya ibijyanye n'ubukungu buturuka mu gukora mpamya ko ku bantu benshi cyangwa bose ari ikintu bahita bumva. Ntibishoboka ko ukungahara utakoze, yemwe n'uwabwiba. Bibiliya iravuga ngo ubukungu buboneke mu maguru mashya, amaherezo ibyo ntibihira. Wari kurundarunda avunika, wowe ntazabura kunguka. Rero umuntu agura imyenda kuko yakoze, akagura isambu kuko yakoze, akagura igare kuko yakoze. Mbese muri magufi mu gitabo cya Rengera Ubuzima paje 90 haravuga ngo umuntu ushaka kubaho ariko atakoze ngo abacira igico ububi n'ubugome. Kubaho bisobanuye kurya, kwambara, guhumeka, kwiyuhagira, gukora ingendo. Ibyo byose ni ibintu bizingiye mu gasanduku ko kubaho. Ntibishoboka kubigeraho rero utakoze, kuko ubukungu bukugeza kuri ibyo buturuka mu kwiyuha kuya, kandi bitabaye ibyo ibindi byose wageraho. Yewe n'abayobozi b'isi barakangutse. Iyo ugeze ku by'isi nta soko babona byaturutseho, nabo bakubaze iyo wabikuye. Ni ingingo isobanutse, kuko ntabwo ushobora gusobanura ukuntu ubaho ntacyo ukora kandi hakaba hari umutungo runaka bakubonana. Kuko nturi Imana ngo warawuremye. Amafaranga ntakorwa n'umuntu, nta kampani iba ishinzwe gukora amafaranga yo guha abantu ngo uvuga ngo wenda ngo ngiye nihangiye umurimo wo gukora amafaranga. Uramutse unabikoze mu isi ntabwo byemewe, kuko amafaranga ashingiye ku masezerano ibihugu byaba byaragize n'inzego zishinzwe ubukungu no kubungabunga ubucuruzi kugira ngo bubashe gukoreka. Rero umuntu yaramutse yidumbukira akavuga ngo ngiyewe mfite aya mafaranga, utabasha gusobanura ahantu hayakuye, ubwabyo bigize icyaha mu mategeko. Rero uburyo butunganye bwagenwe bwo kugira ngo ubukungu bugwire ni ugukora. Reka none dusangire ibitekerezo, duhere kuri Ntakirutimana tubwire inyungu ziri mu bukungu, ziri mu gukora ariko mu bijyanye n'ubukungu. Umuvandimwe yabivuze Imigani 13:11, ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ariko urundaruna ibintu avunika azunguka. Mu Migani nicyo gitabo ndangira abantu bazasome 12:27, 13:4, 26:15, 26:13 kugeza 14, 20:4. Iyi mirongo yose iri kuvuga ko umuntu w'umunyamwete azunguka. N'Imana yo mu ijuru iradufasha. Imana yo mu ijuru niyo soko y'ibyo dutunze. Ariko nayo ntabwo ipfa kumanamana. Mbese ngo wicare, hari n'imyizerere imeze gutyo ngo ntaho wikoreye amaboko, ngo ubwo umuntu ngo azajya ikanyarira cyangwa ibyumba cyangwa ikibeho ngo asenge gusa, ngo agera asanga ipariseri yabonetse, asanga Ebeneza vare yaje. N'iyi Imana igiye kuduha imigisha yayo, ari yiyizanye ikazi yizanye, iyinyuza mu byo wateguye uri gukora. Ngira ngo abantu bajye bashyiramo no kujijuka no gutekereza, niba amabuye y'agaciro nka zahabu aba mu butaka kuzimu, ku buryo bisaba gucukura cyane, ndetse ukifashisha imashini kugeraho abantu bacukura. Umuntu niba habayeho ibyago bituma igisimu kimugwaho cyangwa se icyo kirombe kimugwaho, hakamara ukwezi ibyumweru bicukura n'imashini bataramubona. Bivuze ngo umuntu agomba kuvunika kugira ngo agire ibyo abona. Kubw'ibyo rero bizana iterambere, bitera umuntu kwigira
Yego. akabaho yikemurira ibibazo. Uyu ni umurongo wa Bibiliya, Timoteyo ya mbere 5:8. Umuntu udatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe ngo bayihakanye ibyizerwa. Ni itegeko ko buri wese atunga be. Yego. Birinda imyenda. Yego. Umuntu ntaba hari umunyamyenda. Birinda gusabiriza, noneho bitera no kuzigama. Nubwo turiho muri ubu buzima, ariko hari igihe duteganiriza n'ahazaza. Ni iby'ukuri Imana ikazabiyobora uko ishaka, ariko uruhare rwa muntu twebwe twararukoze. Ubwo no gukora niyo shingiro ry'ubukungu. Nubwo weho wakora ntukire, weho unyumva ugakora ntukire. Ibyo ukora hari abazakira. Yego. Ibyo ukora hari abandi bazakira kuko wakoze. Yego. Gukora rero niryo shingiro ry'ubukungu. Reka iyi ngingo tuyirambure cyane kuko hari ingorane ibaho, usanga umuntu yibwira yuko azajya ari umugabo nze yajyaga ahinga ari uko ibyo yahinze umwaka ushize byashize. Mbese niba ari ibishyimbo yasaruye mu gihembwe gishize cy'ihinga, baba bari ibya nyuma, akaribwo afata isuka akajya guhinga aho ibindi biri, ariko urwo rwo rwahoragamo inzara. Birumvikana kuko umuntu akimara gukora, no mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo n'utayikoranye ngo ntagayishira. Ni inzara bavuga. Rero mu gihe umuntu akennye ntago akwiye kwipfumbata. Wenda kuri iyo ngingo abo ngabo bari bavuze byadusaba ko dusa nk'abasubira haruguru gatoya. Hari kuri iyo ngingo twari twavuzeho y'ukuntu gukora byongera bikuza ubwenge. Hari abantu bagira imyizerere y'uko umuyobozi wabo wabashutse, we nakenera kugura imodoka, abaje mu rusengero barayiteranya. Ariko akabwira ngo mwebwe we niba ukeneye imodoka ngwino mu cyumba cyanjye uzana amafaranga wari ufite tuyagure peteroli cyangwa se bakayita ukundi bakayishakira izina, dusenge ugura imodoka. Kandi we yarayiguze abatsa yawe. Akabwira ngo mwebwe mugende mukore mu ngurira imodoka, ariko mwebwe we ni wishaka uzaje usengera. Ariko Imana yavuze ko umuntu akwiye gusenga kugira ngo abashe gutsinda ibyaha bimuziritse. Ntago mu imbaraga z'amasengesho nizo kurinda ubuzima bwacu, nizo kurinda iby'umwuka byacu. Ntago zagenewe kuza gushakira umuntu imodoka. Ushaka imodoka agomba kuyikorera, cyangwa ushaka kugira ubukungu runaka ageraho agomba gukora. Ndi kumva hari icyo ndongeraho. Yego. Bavuze ko mu bijyanye n'ubukungu gukora bidufitiye akamaro. Yego. Ariko muri ibi bijyanye n'ubukungu n'ubundi biduhesha agaciro. Yego. Bituma umuntu yihesha agaciro. Ndabisoma hano mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, umuzingo wa mbere 264. Abantu baharanira kwigorora bakwiriye guhabwa icyo bakora. Nta muntu ubasha gukora ukwiriye kumenyerezwa gutungwa no gusabiriza ibyo kurya, imyambaro naho kuba. Baravuze ngo kubw'inyungu zabo bwite ndetse n'iz'abandi hagomba gushyirwaho uburyo butuma bakora bakinjiza ibihwanye n'ibibagendaho. Bakwiriye guterwa umwete wo gukora ikintu cyose cyatuma bibeshaho, bakikemurira amakene yabo bwite. Aba ni abantu. Ibyo byatuma umuntu yihesha agaciro kandi akagira umudendezo uboneye, ku buryo batamutegeka ngo nudakora iki ntabwo tubiguha. Buryo bamuvukije umudendezo. Bati rero dore wowe mu bwenge bwawe ukaba wumvishije imyizerere y'ukuri, wayihitamo. Abantu bati nuyihitamo ntabwo tuzongera kugufasha, tuzakwima akazi, tuzakwima ibyo kurya, ntabwo uzongera gutahaha. Ubwo akavuga ati ndabahe, agahita ajya ku ruhande rubi kubera ubunebwe bwo kudakora. Abandi ngo yishakemo ibisubizo. Umuntu wese yagakwiye kwishakira ibisubizo muri we, nibyo bimuhesha agaciro, akabaho ari uw'umudendezo. Baranditse ngo umurimo w'ingirakamaro umuntu akora, yaba akoresheje imbaraga z'umubiri cyangwa intekerezo, umurinda ibishuko. Hepfo baravuze ngo tugomba kwirinda kwigirira impuhwe igihe tugiye gushaka imirimo. Twirinde ko umuntu avuga ati ngiye amabuye sinayashobora, namwe murabizi. Oya, iyo abantu bagiye gukora, ya umuntu atamenyereye cyane cyane imirimo y'amaboko, umunsi wa mbere yumva yavunaguritse, yaguye agacuho, ariko iyo atashye agakaraba,
akisiga mu gitondo akongera agasubirayo kabiri gatatu icyumweru gishira naho yamaze kumera nk'abandi. Baravuze ngo ntugatekereze ko utajya uhabwa agaciro kawe kagukwiriye. Impamvu nta yindi nuko abantu badakora. Rero urumva ko gukora wenda tubivanye mu marenga cyangwa se mu bwiru, aba society idakora niyo society ibikennye. Kandi muzabigenzure cyane wenda muri bihugu byacu bya Afrika, aho usanga igice kinini cy'abaturage ari abakene, nuko bishyizemo ko ubwo ari kubona ibibazo bye runaka yabikemuye, ubwo bihagije kutongera gukora. Ariko nujya wumva mu bihugu byateye imbere, ujya kumva akavuga ngo umuntu agize imyaka 18 ariko umutungo wa sekuru aramutse habayeho ibyago bituma atongera gukora, wamutunga ukazatunga n'abuzukuruza, ku buryo usanga hari umushinga uhari wenda umuntu akaba akora muri kampani ya sekuru cyangwa se ya sekuruza, ari umushinga ariko ushingiye ku muryango. Bivuze yuko uwo nguwo bashingiraho cyangwa se batangira byose yarakoze, ariko amaze gukemura ibibazo bye ntiyakiraho. Rero kwibwira yuko hari igihe cyagera ugafata pause ngo nuko uri kumva umaze kubigwiza, iyo utangiye kubigwiza uba watangiye gukena kandi uri hafi no kwicwa no mudamararo. Nta n'umurimo ugomba gusuzugura. Abantu babyumve, umurimo ni umurimo, umurimo mwiza wawubonye ntiwawanga. Ariko igihe utari wawubona n'undi utanejeje kamere yawe ugomba kuwukora. Noneho sa kindi kazaba ibyari ikindi ariko utabereyeho. Ijambo rivuga ngo nta kazi mfite ni ijambo rigaragaza ko mu bwenge bwawe bitameze neza. Akazi karahari, aho wenda gahari nako udashaka, ariko akazi ko karahari. Wabura mu biro ariko gucuza amakara biba bigihari. Wabura kuba chef wa echantion ariko akubuyede no kumba amatafari kaba kagihari. Akazi karahari, gakore. None nuzamurwa mu ntera ushima Imana, ariko wisuzugura akazi kuko nibyo byica ubwenge. Hari n'igihe umuntu aba atazegera ahabwa akazi, ahubwo Imana ikabagennye ko azikorera. Kandi nta muntu utangira business ikuze. Nuko business yose ihera hasi, kandi urwego rwose waba uriho ukwiye gukomeza gukora, kandi nkuko twabivuze ugakoresha ubwonko, amaboko, amaguru. Impagarika yawe ntizigire baho imeze nkaho nta kikumariye kandi Imana yarayiguhaye. Reka tusimbukire ku kandi kagengo aho tugiye kwiga kureba akamaro k'umurimo ariko mu kurema imico. Nabwo reka tubwire nta kirete Imana atubwireho gatoya, hanyuma dukomeze. Murakoze. Gukora isano bifitanye n'imico mbonera. Ibi ndabivuga tunirefera ku byo twamaze kuvuga. Umuntu ukora abafite inararibonye y'ubuzima, umuntu ukora aba yarababaye, umuntu ukora abazi ibyo akora, umuntu ukora aba yanashobora kugenzura abari gukora, akamenye ko barushye, banebwe kuko yize yakoze. Kubw'ibyo rero gukora ku binco bitera umuntu kubaha. Bitera umuntu kubaha. Abantu badakora yabonye nk'umuntu afite ibitaka, afite umwanda w'ifumbire yahoze aratunda, yumva atanamugirira no mu rugo, yumva atanamwegera, yumva atanamuramutsa. Rimwe na rimwe akagira ngo ubwasa nabi kuko yatunze ifumbire nta n'ubwenge afite, kandi yenda ashobora kuba bimurusha. Ubwo rero uwakoze we byamusizemo kubaha. Arabizi neza ko kubusa nabi bitavuze kutagira ubwenge. Abanyumva mwese nimukabona abakennye, abambaye nabi n'abadasa neza ngo mwibwire ngo ubwo mubarusha ubwenge. Cyo kora mubarusha kuramuka, ariko ubwenge bwo mushobora kuba mutabarusha. Icya kabiri, umuntu ukora ahabanda agaciro. Iyo tubwiye umuntu ngo cukura wese hano iwanjye, ngwino viduri yuzuye, ntabwo ari wa wundi uramuzanira 1000 nimugoroba ngo ni yaramuhemba yiwe aravudura wese. Arabizi, arabara kuko nawe yakoze, akavuga ati kwanza umwanda wamugiyemo arwaye yakivuza angaye. Ukuntu yavunitse yunama hariya, ubu kindi ubuje mu gatuza yazaryama igihe kingana iki.
akamenya kumugenera igihembo batiwe banaciririkanywa kuko yigeze akora. No mu bucuruzi ntabwo aza ngo avuge ngo ko muri guhenda oya, ntabwo apfa kubivuga. Nawe arabizi ko ibyo bari gucuruza batabyeza iwabo. Ni ibyuma biva i Buraya, ni ibyuma biva mu Bushinwa, ni televiziyo zavuye mu Budage cyangwa ahandi. Nawe arabizi ngo yuriye indege ajya kubirangura, ntabwo ari HCR cyangwa UNICEF yarije gufasha abaturage, ahubwo yaragiye kurangura ngo agurishe yunguke, abone igihembo cy'imiruho ye. Ubwo rero ukora ajya habanda agaciro, ibyo akabisobanukirwa. Ku cya gatatu, aha n'ibyabo agaciro. Ukora yubaha n'iby'abandi, ntabwo yabononera kuko abazi ko babigezeho barushye. Noneho ku cya kane, ukora ajya amenya umuruho w'abandi. None cyanyuma, ukora bimurinda ubwibone. Ariryo rya jambo nahoze mvuga, nta muntu ukora ujya avuga ngo yabuze akazi. Oya, icyo kora nanjye namufasha kuvuga ngo nabuze ko nshaka, ariko akazi nk'akazi ko kaba gahari. Ngaya amahirwe y'umuntu ukora. Mbonereho muri iyi mico mbonera, ntabwo ibi ababizi ari abasenga gusa, n'abadasenga bakoze. Ibi barabizi, azi no kureba mu jisho ry'uwashonje akamenya ko yashonje mu gihe undi agira ngo yasinze. Wazi kubitandukanya kuko yararushye, yarababaye, nawe yigeze gusonza. Nibyo Dawidi yavuze muri Zaburi 119:167 hari ngo ntarababazwa narayobaga, ariko kubazwa kuza kungirira umumaro. Ukora bimutunganya imico. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni icyigisho cya 51, abasoma igifaransa n'urupapuro rwa 522, icyigisho ubwacyo cyitwa kwita ku bakene. Niho banditse amagambo yakumvwa n'abakora. Baravuze ngo abakene sibo bakeneye abakire, nk'uko abakire bakeneye abakene. Ngo mu gihe umukene azinduka agiye gushaka amaramuko kuba Imana yabihaye, ubwo ni umukungu. Ngo ariko n'uwo mukungu ngo aba yaramutegereje ngo amukeneyeho imbaraga ze no kumukorera kiranutse. Urumva ko abana ari magirirane. Ukora rero nubwo yaba ari umubosi ukomeye, ibyo arabizi, yubaha umukozi we kuko azi ko iterambere rye ari we arikesha. Nusoma mu Itangiriro, igihe cy'Aburahamu, igihe Imana yamubwiraga ngo uzabyara, yavuze ati mbyara hese kuzaragwa ibyanjye ari Eliyazari, yari umugaragu we. Abakera yabaga azi ngo umugaragu wanjye ni uw'agaciro. Muzasome mu gihe cya Yesu, wa mutware w'abasirikare, umugaragu we yarwaye, niwe bwabyukije ajya gushaka Yesu ngo amukize. Yarazi icyo amubonamo, yamuhaga agaciro. Ukora rero bitunganya imico, akageraho abandi agaciro, ndetse bikanatuma nubwo yaba ari umukire. Muzasoma mu gitabo bita Jezikiri cyangwa se wifuzwa mu bihe byose, icyigisho cya 7 cyitwa ubwana bwa Yesu, paji 56 yo mu Gifaransa. Baravuze ngo abakire nta burenganzira bafite bwo kubahwa kuruta abakene. Ukora nubwo yaba ari umukungu, ibyo arabizi. Yobu yarabizi, yajyaga yicara n'abakene, ngo yewe ngo ukurikije agaciro afite n'icyubahiro, ngo atarakwiye kwegereza n'imbwa zirinda umukumbi we. Ngo ariko iyo twahuzaga urugwiro nseka, ngo ntibakundaga kubyemera, nabo byarabatunguraga, ngo kandi ntibakuraga umucyo wabaga uri mu maso hanjye. Ukora no mu mico haratungana, akamenya no kubana neza n'abandi. Murakoze cyane kudusobanurira iyo ngingo. Wenda nge icyo nshaka kugira ngo karongo, abantu bakora usanga bashobotse, kuko imirimo myinshi mwese dukora kugira ngo ishoboke nuko tugira abandi bantu dukorana. Rero umuntu iyo asanzwe ntacyo akora n'ubundi, kuba ari mu rugo byonyine, ukaba uzi ko niba ari mu rugo ugomba gusiga umuntu uramutekera, uramumesera. Niba ari mu rugo ukaba ubizi yuko hari umuntu ugomba gutunganya aho ari, cyangwa uranamurinda kuko udakora arakorakozwe. Hari umuntu uramucunga kugira ngo ibirimo ataza kubyangiza. Niba ari umwana uhari, akaba ari ikigabo kiri aho ngaho kidakora, kugira ngo kitaza kumwangiriza, kimufashe ku ngufu cyangwa se kikaba cyanamuhohotera. Niba ari umuntu wese, iyo adakora aba afite icyo atwaye, mbese ku buryo ushobora gusanga ameze nk'indwara cyangwa se
ari umuzigo ku bantu babana nawe. Icyo ni kimwe ku bantu badakora. Icya kabiri ni ukuba uwo muntu kuba ntacyo yinjiza aba afite icyo ahombeje. ararya ariko ntacyo yinjiza. Nta munebwe wanga kurya. Ngira ngo hari ikintu nigeze kumvaho bavuga ngo mwisi abantu barya umusaruro munini n'abadakora bavuze mu ibyiciro bitatu. Ni abantu bakiri kwiga, akazi bakora akaba ari ukujya ku ishuri, kandi ubwo amasomo iyo ntacyo basaruramo, nta wiga ngo kwezi ni gushira ajye guhembwa. Ni abafunzwe, nabo ni ba bantu bari muri cya gihano cyo kudakora. Yego. Abandi ikindi cyiciro cya gatatu ni abantu bakiri bato, abana batari bagira ububasha bwo gukora, bafite umwanya wo kurya gusa. Noneho abo rero abo waha umwanya, abo bavuga ngo wabihanganira, ni ibyiciro nibura bavuga ngo ni bibiri. Ni abana n'abakiri kwiga, kuko baracyari gutegura kuzakora. Ariko umuntu wishyira mu mwanya azabuzwa gukora n'amategeko, nabo yumve yuko icyo cyaha icyo gihe nikiramo kakirangiye adakwiye kuzongera gukora irindi kosa rituma ashyirwa mu mwanya udafite ikimaze ku isi. Reka nge hari icyo narindi kumva ndongera kuri iki kintu cy'uburyo gukora bituma tugira imico myiza. Yego. Mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu ku ipaji ya 626 mu muzingo wa 2 haranditse ngo hari abantu b'abanenganenzi cyane ku buryo batabona inshingano zibareba kandi ntibakoresha ubushobozi bwabo. Bo bwabo ntago bajya babona inshingano zibareba. Iyo bavuze ngo uteke aravuga ati mwe mwateka. Iyo bavuze ngo uvome avuga ati ari ibyo nabishobora se. Akumva buri gihe w'inshingano zimureba atazibona. Baravuze hano muri iki gitabo ngo ntibazahabwa umugisha w'Imana, ahubwo ubushobozi bafite bazabwamburwa buhabwa abakozi b'abanyamwete bahora bagwiza itaranto zabo kubwo kuzikoresha ubudatuza. Abasore bamwe bajya batekereza ko baramutse babayeho ubuzima bwabo bwose ntacyo bakora baba banezerewe cyane. Ibyo bibamo umwuka wo kwanga umurimo w'ingirakamaro. Bakunda kwigana bagenzi babo bamarira imibereho yabo mu binezeza no mu mikino. Inyifato n'ibitekerezo nk'ibyo bitera uburakari n'umubabaro wo mu mutima. Kudakora byatumye abasore benshi bajya mwirimbukiro. Urumva ko kudakora bitera abantu umuri b'uburakari bukabyuka, umubabaro ukajya wizana, ngo byateye abantu benshi kujya mwirimbukiro kubera kudakunda gukoresha imibiri yabo. Urumva ko ni imico mibi kandi n'ingeso mbi zagiye zaduka biturutse ku kutagira icyo akora. Ngira ngo abantu bajya basoma amateka ya Dawidi, ubuzima bwe bwose iyo hataza kubaho igihe cyo kutagira icyo akora, Bibiliya yari kurangira kwandika tutazi icyaha cya Dawidi. Ari umukiranutsi wemerwa mwiza. Igihe umunsi umwe yasibye, ngira ngo niba ari umunsi umwe cyangwa niba ari urugamba rumwe atagiyeho, Samweli ya 2:11. Yego. Nirwo yakozemo ibibi byinshi, ashora ingabo nk'umugabo w'ingabo, agambanira ingabo ze kandi ari umwami. Wenda abafite Bibiliya hafi badusobanura kuri icyo gitekerezo, kuko ni Samweli ya 2:11. Yego. Byari itegeko ko umwami aje imbere y'ingabo ze zigiye ku rugamba. Iryo yanditse muri Samweli ya 2:12, aho Samweli yavuze ngo dore nabimikiye umwami nguyu aje abajya imbere. Ariko bigeze muri iki gice cya 11 muri Samweli ya 2, ni umurongo mwenda twasoma wonyine, ahanditse ngo ni ku mwaka utashye mu gihe abami batabaraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota n'Iraba, ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu. Nakanyira ashaka uko kwisigaye no kumanywa bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro. Iyo aryamye
yigaragura mu buriri ahubwo bwije abari bwabyuka kandi bwije abavuye ku kazi aribwo baryama urumva ibindi byakurikiyeho kugendagenda ngo atamporiza apfushe igihe ubusa mu minota birashira n'ubu abantu barabigira ngo kame ntembera ngo kwicarana n'umugore ngo bahamunzu ngo bibe bishya kandi ubwo ubwatsi ntibuhari ibintu byo kurundarunda ntibigira uko bingana ibishyimbo ntibishingiriye ntabwo wabura icyo ukora Dawidi rero kwisigarira i Yerusalemu aryama ku manywa kizira abyuka agendagenda ngo apfushe igihe ubusa niho yakwiye kurebuzwa arasambana n'andi mabi yose yakurikiye. Bibiliya iravuga ngo abakora bagomba gukora ku manywa ubwo bivuze ngo kuryama ku manywa abantu bajye bumva yuko banyuranyije na gahunda y'Imana kuko cyetse urembye utarwaye ngo bibe byakubaza gukora ibindi kuko umurwayi we nyine nta yindi mahitamo afite ariko niba utarwaye ku manywa byuka kereka n'ubura agahinja kuko duhinja nitwo twemerewe kuryama amasaha arenze ayo ngayo ariko umuntu muzima uzi yuko afite ubwenge ntago akwiye kuryama ku manywa ntiyarwaye umunaniro atari umunaniro w'ikirenga najye mu kazi. Mu bitabo batugiriye inama baravuga ngo umuntu najya agira ibitotsi ku manywa ngo akumva ashaka kuruhuka ngo ajye afata imfunguzo ngo za mfunguzo ngo natsinde umutwe ngo zikamucika zikagwa ngo azaziterura ajye mu kazi ngo ubwo umunaniro uzabushize. Urumva ko baduhaye n'umuti ku bantu bajya bagira ibyo bitotsi cyakoze hari abantu bagira uburwayi butuma ibitotsi biza mu kajagari nabwo wenda nubwo hari igihe bashobora kuba barabigizemo uruhare ariko ibyo ngibyo niba uburwayi bazivuze ariko umuntu yo gufata ingeso yo kuvuga ngo ndabyuka ngo saa 4 kandi ubwo bwakeye saa 11 umusore abyutse saa 4 saa 3 akageze yarwara umugongo ugasanga arwaye umugongo wo kuryamira. Numvise n'abana bari kubivuga ngo ni rimwe ngo mu mategeko ngo agenga ngo banebwe ngo yuryama cyane ngo kumanywa ngo ninjoro ngo ubone kusinzira neza. Mu mategeko abanebwe avuga ko ngo ugomba kuruhuka ku manywa kugira ngo ninjoro sinzire neza ariko urumva ko ni inzira y'ubugoryi umuntu aba atangiye no kutagira iyo dusomye muri mu mubwiriza havuga ko imirimo umuntu yakoze akaruha ari yihimuha ibitotsi ariko umuntu udakora hari yabura ibitotsi. Rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko tubwiye abantu ngo gukoresha amaboko ni rimwe mu mahame agenga abakristo. Nta mukristo w'imburamumaro nta mukristo w'imburamukoro udafite ubuzima budafite icyerekezo twumve ko nta kintu waba uzageraho n'Imana itabukeneye kuko twasoza dusomye amagambo yo mu gitabo cy'uburezi page 203 uburezi ubutumwa ku basore haranditse ngo intumwa Pawulo yafataga ko ubutari icyaha yize umwuga wo kuboha amahema haba mu rwego rwo hasi ndetse n'urwo hejuru z'uwo mwuga. Akenshi mu murimo we w'ivugabutumwa yakoraga uyu mwuga kugira ngo abone ibimwunganira ubwe n'ibyunganira abandi. Pawulo ntiyafataga ko igihe yakoresheje atyo ari igihe cyapfuye ubusa. Hepfo rero Imana yagennye ko abantu bose bagomba gukora. Ikimasa gihinga gisohoza umugambi w'umuremyi wacyo kurusha umuntu w'umunyabute wicara ubusa. Imana ni umukozi udahwema. Abamarayika barakora. Ni abagaragu b'Imana bakorera abana b'abantu. Abantu bategereje ijuru ritazarangwamo kugira icyo bakora bazabura icyo bari biteze kuko imigendekere y'ibyo mu ijuru ntihikicara ubunebwe. Nyamara ikiruhuko cyasezeraniwe abananiwe kandi baremerewe. Umugaragu ukiranuka niwe uzakirwa mu munezero wa shebuja avuye mu miruho ye. Amen. Murumva ko abantu bategereje kuzajya mu ijuru kandi ntacyo bakora bamenye yuko bategereje kitazigera kiza kuko nta juru ry'abanebwe ribaho. Rero tugana ku musozo sinzi niba hari twafata umunota umwe kuri buri muntu niba hari icyo avuga tusoza tukareba niba hari abantu batwandikiye tukava ku bibazo byabo hanyuma tugasoza.
mu gitabo cyitwa imigani ya Kristo icyongereza ni paje 280. Ndashimangira amagambo ya mwene data nifuza ko abanyumva bayumva cyane urubyiruko. Muri make aravuze ngo uramutse ujyanye umunebwe mu ijuru yabuza abaho umutekano. Ubwo rero buri wese namenye ko agomba gukora akaruha kugira ngo n'abaruhuka isabato uzajye uruhuka kuko warushye uri gukoresha ingingo zawe zose. Mbwire n'abandi bakora imirimo ibatera gukora bicaye nta kundi byagenda kuko ntabwo twese twakora imirimo imwe, ariko nibagerageze nabo bashaka ikindi kirushya kivuna impagarike zabo kugira ngo nazo zigubwe neza. Murakoze cyane. Mboneza nge ndi kumva kuri iki kiganiro cyacu nasoza nsomye aya magambo ari mu gitabo cy'ibihamya. Ntago ndi kwibuka umuzingo niba ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri, ariko mu gifaransa ni mu mapaje ya 49 niho handitse ngo mu gihe abantu benshi batwawe n'imirimo y'isi abandi nabo baguye mu bwaka ku rundi ruhande ntibakora na gake ngo biyiteho kandi barwane ku babo. N'ubwaka nibyo mujya mwumva abantu bavuga bati twebwe ibyacu Imana twarabisengeye bizacamo, bakumva ko bagomba kwiberaho gutyo muri ubwo buzima bwo kwirukanka ngo bari gusenga gusa. Baravuze ngo agasozi k'iterambere ntawe gaterera atavunitse, he kugira utekereza ko azagera ku ntego adashyizeho imbaraga, haba mu by'iyobokamana n'imirimo isanzwe. Haba umuntu utazashyira imbaraga mu by'iyobokamana no mu mirimo isanzwe ntacyo azageraho. Baravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha zakena, abakorana umwete kandi bashinyiriza ntibasarura ukugira ibigufasha mu buzima bwabo gusa, ahubwo ubigeraho. Baravuze hano ndayasubiramo, baravuze ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, abakorana umwete kandi bashinyiriza ntibasarura umunezero wabo bonyine, ahubwo bahinduka n'umunezero ku bandi. Gukomera ubwo ni gukomera haba mu bukungu cyangwa se ku mubiri, ukagira ibigufasha mu buzima bwawe, ntawe ubigeraho adakobotse. Niyo mpamvu rero burya tugomba gukoresha impagarike yacu kugeza igihe turuha tukaronka ibyo dukeneye. Ubwo abantu bumve ko nubwo wenda inshingano waba ubamo zaba zigusaba gukorera ahantu hamwe, wenda nagira n'igihe kirekire cyo gukora wicaye, ariko kora ibishoboka byose ushake n'akanya ko gukoresha amaboko kandi cyangwa se impagarika yawe, kandi n'ubu uri kubikora ntuzumve kuri gukora amahano, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kurinda ubuzima bwawe. Hari umuntu wabajije ikibazo, reka mwene data dufashe kugisubiza. Yavuze ngo muduhurize isano iri hagati y'isengesho dusaba nyine iby'ubu buzima no gukora. Ngira ngo ubwo yabitewe n'icyo twavuze, ntabwo Imana ipfa gukora ngo uzicare uyisenge, nuko umaze kuyisenga izana isambu igutereka imbere, ihinge, itere, ibagare, isarura uzarye. Ibyo ntibizabaho, nuwakubwira ibyo yabakubeshya. Ahubwo muri Yakobo 5:7 ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Umuhinzi arahinga agashaka imbuto mu bushobozi Imana yamuhaye, niba yabiguhaye agatera, yarangiza akazabagara. Ntabwo dutanga izuba, ntidutanga n'imvura, byo gapfuka mukabisaba kuko bitangwa n'Imana. Hari ibyo Imana yashyize mu biganza byacu ibirambikamo, tuzabikora, noneho tuyisabe umugisha wayo ubizeho kuko byo tubifite mu biganza. Niyo mpamvu abashaka kuzabona ubukungu kuko bagiye mu cyumba bagasenga gusa, ubwo ntibazabubona cyetse bibye cyangwa bakoze ibindi by'ubucakura. Ahubwo tangira ushora agashinga, tangira uhinge, tangira ukora ka business runaka. Numara gushora uwo mushinga, Imana itanga umugisha, upfuka muyisaba umugisha, nayo nimanuka kuwutanga imenya hira wunyuza. Ibitangaza izabikorera abatabona, ibitangaza izabikorera abacitse amaguru n'amaboko, ariko aba yahaye amaguru ubwo kimwe cya kabiri cy'ibyo bashaka babonye igisubizo, niba yisaba ibindi bisigaye
ngiryo isano riri hagati yo gusenga no gukora. Murakoze. Murakoze cyane. Abantu bajya basoma igitabo cyitwa Imigani ya Kristo bari gusobanura umugani mu bibyo baranditsemo ngo itegeko rigenga imbuto gukura. Mbese ko umuntu afashe ikigori agashyira uruheke rwacyo mu butaka n'ifumbire wenda akanasukira cyangwa se imvura ikagwaho, Imana niyo yanditse mu kigori ngo ku munsi wenda wa 9 cyangwa wa 8 uzabe watunguye amababi hejuru, uzakura mu mezi 5, mu mezi 5 ikigori kizaba kibonetse, 7 kizaba cyumye, umuntu ajye kukirya. Iryo tegeko rero Imana yatanze ikaba yarashyizeho ubutaka, igashyiraho izuba, igashyiraho imyunyungugu yo mu butaka, igatanga imbuto, ikaguha ubwenge bwo gukora. Ibyo byose ni umusanzu Imana yatanze kugira ngo ibyo ukora bibashe gukunda. Noneho gusenga, wasenga koko kugira ngo ubwenge bwawe bukomeze bukangukira umurimo, kuko ubonebwe nabo bufata nabo basanzwe ari abantu kandi bafite amaboko, abesha bafite n'imbaraga z'umubiri. Niyo mpamvu byitwa ubunebwe, kuko bo ntazo bafite, ntago byakwitwa ubunebwe. Byakwitwa uburwayi. Rero ubwo isengesho koko Yesu yaravuze ngo musengere ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Nuko ari ibwirizwa tugomba gukora, kandi mu gitabo kimwe cyitwa ndumva ari kugana Yesu yaravuze ngo ntago Imana itubwira ngo dusenge kora kitazi ibyo dukeneye, ahubwo ni ukugira ngo umusabano wacu n'Imana ubuhoraho kandi ufite ubuzima. Rero reka tugane ku musozo. Tubashimiye kubana natwe muri iki kiganiro, twagiye tubona ubutumwa bwanyu. Imana ishimwe. Abandi baza gusaba kino kiganiro, reka tubabwire ngo niba dukundira turaza kukibagezaho, ariko tubasezereho. Imana ibane namwe kandi naho ubutaha. Ikiganiro nk'iki ngiki kizajya gikomeza kuba muri ya masaha twabwiye. Ibiganiro bimwe bya saa 3, ibindi bikaba saa 5, ikindi kigatangira saa 8 mu masaha ya kumanywa mu minsi isanzwe y'imibyizi. Ubwo izindi gahunda ni mu kanya saa 8 nabwo muraza kwa mukurikira ikindi kiganiro cyakoze wenda kidatenke iki ngiki, ariko reka tubabwire ngo Imana ikomeze kubana namwe. Reka dusabe Elize dushyira imbere y'Imana hanyuma dusoze. Reka dusenge. Turagushimiye Data wera, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye inama zawe zikungahaye washyize mu ijambo ryawe. Tugushimiye kuduhaye umwanya wo kuzunguranaho ibitekerezo. Turinde ubunebwe mu byo dukora byose, byaba iby'umwuka n'iby'umubiri, kandi abadukurikiye hirya no hino dusangiza uwo mugisha. Nidusoza neza tuzashima urukundo rwawe. Amen. Uburinzi bwawe bube kuri twe twese, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.